byanteye kwibaza nimba imbaraga Rwiziringa akoresha n'ishyaka afite n'intego ze nza kugira ngo tuze kubihuza n'iby'umwuka n'iby'Imana, turebe ese umuntu koko ashobora kugira intego zo kugira icyo ageraho kandi akakigeraho biturutse mu ntego yihaye mu mutima we nubwo zaba zitoroshye, kugira ngo asohoze icyo yumva kiri muri we Imana yashyize muri we. Kuko ndibaza kugira ngo mfate umwanzuro wo gukora nka biriya nkora abantu babona bakabona biratangaje cyangwa se ntabwo byakorwa n'undi uwo wese, nuko hari ibyo mba nararetse nyine kuba nk'umuntu usanzwe mba nanabyirengagije. Navuga ngo ngomba gutera ikirenge muri hariya, nubo urugero mvanye ikirenge mu mazi nkandagiye mu muriro. Bivuze iki? Bivuze ngo nyine ni igitambo ufashe kimura kitambye kugira ngo ubashe kugera ku kindi, ufashe kimwe cyuririyeho ugiye ku kindi. Bivuze ngo rero icyo mumye nashidikanya cyo nuko nkuko bivuga buriya igitambo ni ikintu cya mbere gituma habaho impinduka mu buzima. Ese reka dusubire inyuma, hari imirongo ngenderwaho mbere kugira ngo utangire kubaka biriya bintu wabanje kubaka? Ndavuga principe, ndavuga ama discipline, ndavuga uburyo bwo kumaramaza gufata imyanzuro decision. Kubera ko tugarutse mu buryo bw'igitambo cyangwa se ibintu umuntu agiye gutakaza, ushobora gutakaza utabanje gufata umwanzuro. Iyo ugiye gutakaza no kubanza gufata umwanzuro, ariko umwanzuro ufata kubera icyo ushaka. Bivuga ngo icyo ushaka washakaga nyamukuru, kugira ngo wenda uzamure izina ryawe wishakamo ibisubizo. Ikindi cya kabiri, ugira abantu inspiring mu buryo bwo kugira ngo bagire ishyaka. Ubundi nk'intego nk'ebyiri wavuga mu byaguteye gukora ibyo ngibyo biganisha aho ugana ni nk'izi mu ntego nk'ebyiri? Ubundi njyewe byatumye hari ibyo wibagirwa wigomwa nk'uko arimo kubivuga, imisingi wubatse mu ntego ebyiri. Nurangiza ugaruke utubwire igishushanyo mbonera wubatse cy'urwo rugendo kugira ngo urutangire urwinjiremo kugeza uyu mwanya aho abantu bagukurikirana bari muri Amerika, kugira ngo ugeze kumbwira ko hari abantu batandukanye bagukurikira, ndetse video za hari n'igihe zikinwa mu buryo ahantu hatandukanye no muri Amerika muri ntuza ku mateleviziyo akomeye, ariko rimwe rimwe mutaranabonana, ariko ko inspirinzwe n'ibyo ukora bakibaza uyu muntu yamakosi ese ashingiye ki. Ni ibintu birebire, so nk'utuganiriza ku ntego nk'ebyiri. Ikindi cya kabiri, ugaruke ku mirongo migari wubatse kugira ngo byibuze uze kugera aho hantu wirengagije hari ibyo urimo guhomba. Ni ukuvuga ngo njye ntangira cyangwa se nkora content ndimo gukorana n'ubu, ikintu cya mbere nagendaga kera kuvuga ko ntashobora gucika intege, kubera ko njyewe ari bwo buzima niberamo. Nyimba numva byose urimo bivuga, kuko nka buriya nyine hari inzira nk'abantu baba bashaka kucamo. Hari inzira abantu bashaka kucamo, hari ukuntu umuntu aba yifuza kugenda, kubera ko turi abantu nyine. Iyo umuntu akoze ibintu bidahuye n'ibyo ushaka uba wumva bikubangamiye. Nongeye kubasuhuza abakundwa bene data kuri uyu muyoboro wa Gospel Harvest Network. Nanone twishimiye kugira ngo tuze kuganira namwe, muri kumwe nk'uko mumenyereye na Pastor Lambert. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu munsi Imana yaduteye iteka, yatuzaniye n'umushyitsi, umushyitsi wacu, kandi ndifuza ko umushyitsi wacu Imana yaduhaye kugira ngo uyu munsi tuze kuganira nawe ari umugisha ukomeye cyane ko hari na benshi bamuzi kandi bamukunda, bari bamumenyereye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ndifuza ko uyu munsi wa none tumwakira kuri kamera zacu za Gospel Harvest Network. Tugiye kumuha ikaze na karibu kugira ngo akomeze nawe abibwira, kugira ngo tuze kubasha kugirana ikiganiro. Turakwakiriye mwene data Ruziringa. Imana iguha umugisha mwinshi cyane kuba wadusuye kuri izi kamera za Gospel Harvest Network, kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza ndetse tuvuge icyo Imana kize ku mutima wacu uyu munsi wa none ku kiganiro tugiye kugirana. Wanyemerera ugasuhuza abakunzi bacu kuri izi kamera za Gospel Harvest Network kugira ngo unabibonereho no kubibwira? Yego, abantu bo kuri Gospel Harvest Network ndabasuje cyane, kandi ndumva ari byiza cyane kuba ndi kumwe namwe. Nk'ibisanzwe nyine ni Rwiziringa babibabwiye,
bamenyereye mu buryo bumwe cyangwa ubundi nk'uko babivuze, ariko uyu munsi nabasuye tugiye kuganirira hamwe kandi ndabizi ko biri bugende neza. Imana ihabwe icyubahiro. Rwiziringa tuguhaye ikaze na karibu. Yego murakoze. Ahangaha ntekereza ko uyu munsi wenda waje uri umushyitsi ariko ni iwanyu, n'ikindi gihe icyo ari cyo cyose Imana izaza iguha akanya uzaza utere intambwe wenda dukorane ikiganiro. Yego. Rwiziringa rero Imana imuha umugisha cyane, ngira ngo ni umukunzi w'abanyarwanda benshi, ndetse ntabwo ari abanyarwanda gusa ahubwo ni umukunzi w'abantu benshi ku isi mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Ntekereza ko abantu benshi baramukunze Rwiziringa, ndetse bamwe bakibaza n'impamvu akora ibyo akora. Ngira ngo abatabizi kugeza kuri iyi saha, kugira ngo tuze kuganira bamwe mwabaje no kumenya uwo ari we. Rwiziringa ajya akunda gukora, cyangwa se namuha akanya kugira ngo abasobanurire bamwe batabizi. Abanyarwanda babizi ko Rwiziringa ni umugabo ukunze gukora ibintu bigendanye n'imyitozo ya gisirikare, imyitozo ya forces, abapolisi, gisirikare, agaragaza imbaraga nyinshi cyane n'ishyaka, kugaragaza ko umuntu muri we yifitemo imbaraga zishobora kwinspira abandi, akabereka ko bafite ubushobozi bwo kugira ibyo bakora bikomeye. Rero naramukunze cyane iminsi yose uhereye igihe namuboneye. Aba yambaye imyenda ya gipolisi cyangwa ya gisirikare, akagenda ku migozi, akora amakosa akomeye cyane, agaca mu miriro kwa kundi mubona abakomando bameze. Ese ni umusirikare, ni umukomando ukomeye cyane, agatera ibyuma. Ngira ngo ahari ntaramubona ni ukumanuka mu ndege nk'umukomando, ariko nabyo buriya azabishobora, akamanuka mu bitare birebire. Ngira ngo abakunzi baramuzi, afite abakunzi benshi cyane. Rero kubw'ibyo, kubera passion, ishyaka twabonye mu buzima bwe, byanteye kwibaza nimba imbaraga Rwiziringa akoresha n'ishyaka afite n'intego ze, nza kugira ngo tuze kubihuza n'iby'umwuka n'iby'Imana, turebe ese umuntu koko ashobora kugira intego zo kugira icyo ageraho kandi akakigeraho biturutse mu ntego yihaye mu mutima we, nubwo zaba zitoroshye, kugira ngo asohoze icyo yumva kiri muri we, Imana yashyize muri we. Rero uwo niwe Rwiziringa navugaga uwo ari we, mvuga n'impamvu twamutumiye. Uyu munsi tugiye kugirana ikiganiro na Rwiziringa, ndetse namwe muri rusange nk'abakunzi bacu, kivuga ngo imbaraga z'ibitambo cyangwa se imbaraga z'igitambo. Noneho kugira ngo tuze kuganira abakundwa bene data nk'abakristo cyangwa se n'abantu muri rusange, kuko ibitambo Rwiziringa ntekereza ko atari ikintu cyoroshye, ni ikintu gikomeye, kuko ibyo ukora ubwabyo bigaragazamo ko hari ibitambo watambye. Kugira ngo tuganirire ijambo, wenda ndagira ngo tubanze tuze kujya mu buryo buri spiritual, tumenye ngo mbese igitambo ni iki. Noneho nawe uze kugerageza kuza kutuganiriza bikurikije ibyo aho ugana, imbaraga ukoresha, twumve noneho uburyo ko ikintu cyo cyose ukigeraho ariko hari ikiguzi cyasabye. Nimvuga igitambo ndavuga ikiguzi. Hari igitambo cyadutambiwe ari we Yesu. Urimo urabyumva? Atwitangira ku musaraba, ni ikiguzi gikomeye yatanze. None ndagira ngo utubwire, tuganira, dusangiza n'abakunzi bacu kugira ngo twumve wowe imbaraga zo kugera ku cyo umuntu ashaka. Ni ibintu umuntu azinduka mu gitondo agahita abona yagezeyo, cyangwa se hari ikiguzi bisaba ibintu ibyo ari byo byose, kugira ngo tuze kureba ese nimba Yesu yaratanze igitambo, twebwe turasaba iki kugira ngo tugire icyo dutanga, kugira ngo tubashe kugera ku ntego z'iby'Imana turemeye. Nshingiye ku uyu munsi wa none, ntekereza ko hari iby'Imana kugambira, kuko iyo ntakubona ukora biriya ntabwo nari kugutumira, ariko kugutumira nibaza ko nuko nabonye hari ibyo ukora kandi byinspiring abantu benshi, bibereka ko ibintu byose bishoboka, kandi ko muri bo harimo imbaraga zakora ibidasanzwe. Cyane ko ntekereza ko nturi umusirikare kamemu, nturi umupolisi. Ngaho sa nk'utuganirizaho gato ukurikije aho utekereza ute ku kintu bita sacrifice, igitambo cyangwa se icyo umuntu ashaka. No kuvuga ngo rero buriya icyo nge nagiye mbona cyangwa se icyo maze kubona, mu bigaragara byo buri muntu hari ibyo wigomwa kugira ngo ugire ibyo ukora. First of all, icyo ni igitambo. Utambye bimwe ukoze ibindi, kuko
ndibaza kugira ngo mfate umwanzuro wo gukora nka biriya nkora abantu babona bakabona biratangaje cyangwa se ntabwo byakorwa n'undi uwo ari we wese, nuko hari ibyo mba nararetse nyine kuba nk'umuntu usanzwe mba narabyirengagije. Navuga ngo ngomba gutera ikirenge muri hariya, urugero mvanye ikirenge mu mazi nkandagiye mu muriro. Bivuze iki? Bivuze ngo nyine ni igitambo, ufashe kimwe urakitambye kugira ngo ubashe kugera ku kindi, ufashe kimwe cyuririyeho ugiye ku kindi. Bivuze ngo rero icyo mpamya nashidikanya cyo nuko nkuko bivuga buriya igitambo ni ikintu cya mbere gituma habaho impinduka mu buzima. Iyo hatari igitambo nta mpinduka, ntabwo bibaho. Buriya n'umuntu usohoka mu nzu adakoresheje umubiri we ngo akingure, ntabwo yasohoka ngo ajye hanze. Yakwiterura akagerayo gute? Ntibibaho. Ikintu cyose hari ikikibanziriza. Rero hari abantu nyine bafata ibintu ko bidashoboka, ariko kandi birashoboka nyine bijyanye n'icyo watambye nk'uko turimo kubivuga. Igitambo rero ngenda byumva cyane iyo bivuze nk'igitambo, mpita mbyumva ko nzi neza nyine igitambo icyo aricyo, nzi neza ibyo natambye kugira ngo ibyo nyine ibyo abantu babona bagakunda kuri njyewe bibe bikunzwe nyine. Banza use nk'utuganiriza uyu munsi ufite nk'abakunzi bangana iki wenda kuri Instagram, YouTube, kugira ngo twumve abantu byibuze bakurikirana ibyo bintu bakiba, kuko nanjye ndi umwe mu bibajije imbaraga zituma umuntu ajya kwambara imyenda ya gisirikare, zigatuma umuntu amanuka ku mugozi nk'uko abakomando bamanuka mu bigogwe, zigatuma umuntu agenda agaca mu miriro. Byatangiye byahereye cyangwa se ahugana, kugira ngo tuze kubihuza natwe tubihuje n'urugendo rw'abakristo, icyo Imana idusaba tugomba kugera. Ese twahagera gute? Ni ikihe kiguzi twatanga? Ese bizapfa kuza cyangwa se hari ikiguzi umuntu abitangira? Dusangize nk'urugendo rwawe mu gatoya, ubashe gutanga nk'ubuhamya wenda ku bantu bagukurikirana, bakurikira ibyo bintu ukora, noneho use nk'utwinjira naho wahereye, kugira ngo noneho tuze kuza kuganira tubihuza n'uburyo bwo mu mwuka, urugendo rw'ubuzima. Iyo umuntu Imana hari aho imujyana, uruhare rwe. Aho ngaho icyo nabivugaho, n'ubu mfite abantu benshi cyane bankurikirana. Instagram mfite abantu barenga 80,000. Bazamuye mikoro kongera ijwi wenda. Yego. Kuri Instagram mfite abantu barenga 82,000 na magana ane ngira ngo. Numva ni abantu batari bakeya. Kandi ikirenze ibyo ngibyo mbubatse mu gihe kitageze amezi 3. Bivuze ikivuze ngo ni imbaraga nyine nakoresheje. Ikindi nka TikTok mfite abantu barenga 314 bamfollowinga, bahoraho nyine abantu banjye bakunda ibyo nkora. Bivuze ngo nabo nabamaze kuguma aho ngaho, babona ko hari ibyo nyine ndimo kubakora, hari n'ibyo nzakora birenze ibyo. Ukuvuga ngo nibyo ndimo mvuga. Imbuga zose uko byagenda kose, hari n'abava ku rubuga rumwe bavuga ngo reka tujye kureba ese Rwiziringana wari urubuga rundi ararukoresha, bakajya kureba bagasanga n'ubundi bya bindi nkora wa muhate nkoresha naho bakajya kureba. Rero urugendo rwanjye ukuntu rwatangiye, natangiye mbona nta hantu byahera ngo mbe umusitari, mbona nta hantu byahera ngo ngira abantu bankunda, ngira abantu bambaza ngo ese biriya bintu ukora ubikora gute, ngira abantu bambwira bati ibyo ukora turabikunda. Urumva ni nyine ni urugendo natangiye mbona nta kintu kirimo. Ariko ubwo nagiye nkoresha imbaraga zanjye, ngerageza gukora n'ibyo abantu badatekereza, ngerageza kuvumbura n'ibindi bitandukanye, byatumye ngera kuri gahunda n'abantu bamara kumva ko bagomba kugumaho nyine kugira ngo batege amatwi banarebe ibyo ndimo gukora, banyizereremo. Urumva ni urugendo natangiye abantu batabyumva, ariko kubw'uko nagerageje uko nshoboye kose mbibacengezamo. Nabacengemo kubera iki? Nabibacengejemo nkora kubera imbaraga nkora. Yego, mbibacengezamo nkora ibitajyanye n'ibyo nshaka ko bamenya, ndabihagarika. Ubwo ndavuga no muzima buzima wigo. Yego, turimo turajya muri sacrifice. N'ubuzima busanzwe nyine, handi uvuga ngo ndabaho gutya. Urugero, niba uri umuhinzi urabaho uhinge weze utungwe n'ibyo. Urumva icyambere ibyo nabyo narabiretse. Ibyo nakora nyine ntekereza ko nakora bikantunga, n'urugero narabiretse. Hari nawe watekereje ko bazaguseka babona bifunga mu byo nk'umusirikare, bazi ko nta gisirikare urimo. Yego, hari naho ugera ukavuga uti ubundi ibintu nibidakunda nzagaruka mu nzira y'abantu twari kumwe bamfate gute. Yego. Nzayibasha se? Ubu se niba akazi nakoraga wenda karaka amafaranga makeya, ukagenda rero ukamuvuga uti ngiye gukorera amafaranga menshi, nuyabura bwo uzahagaruka, uzasubira uvuga ngo mu makazi, ugasanga ni ibibazo. Ariko kubera kudacika intege no kumva ko nyuma y'ibyo byose nyine haba hari indi ntambwe wateye utagomba gusubira inyuma,
wumva nyine n'imbere n'ibyo urimo bifite agaciro, kuko aka kanya umuntu amaze kuba mu buzima nyine yumva ko hari abantu bamuzi, hari ibyo agomba gukora n'ibyo atagomba gukora, kubera ko hari abantu bamuzi, yego, kuko umenya icyo bagomba kumubonamo, kuko umenya si uko wenda nta muntu, abantu benshi nta kuntu umuntu atakumenya, yego, ariko icyo bakuziho ni iki, yego ni iki, ese nugaragara mu buryo butandukanye nabwo baragufata gute? Ese reka dusubire inyuma, hari imirongo ngenderwaho mbere yo kugira ngo utangire kubaka biriya bintu wabanje kubaka, ndavuga principe, ndavuga ama discipline, ndavuga uburyo bwo kumaramaza gufata imyanzuro decision, kubera ko tugarutse mu buryo bw'igitambo cyangwa se ibintu umuntu agiye gutakaza, ushobora gutakaza utabanje gufata umwanzuro. Iyo ugiye gutakaza no kubanza gufata umwanzuro, ariko umwanzuro ufata kubera icyo ushaka, bivuga ngo icyo ushaka washakaga nyamukuru, kugira ngo wenda uzamure izina ryawe wishakamo ibisubizo. Ikindi cya kabiri, ugira abantu inspiringa mu buryo bwo kugira ngo bagire ishyaka. Ubundi nk'intego nk'ebyiri wavuga mu byaguteye gukora ibyo ngibyo biganisha aho ugana, ni nk'izi mu ntego nk'ebyiri? Ubundi njyewe byatumye hari ibyo wibagirwa, wigomwa nk'uko urimo kubivuga, imisingi wubatse mu ntego ebyiri, nurangiza ugaruke utubwire igishushanyo mbonera wubatse cy'urwo rugendo kugira ngo rutangire urwinjiremo kugeza uyu mwanya aho abantu bagukurikirana bari muri Amerika. Ngira ngo ugeze kumbwira ko hari abantu batandukanye bagukurikira, ndetse video za hano n'igihe zikinwa mu buryo ahantu hatandukanye no muri Amerika, mu ntuza muri ntuza ku mateleviziyo akomeye, ariko rimwe rimwe mutaranabonana, ariko ko inspirinzwe n'ibyo ukora bakibaza uyu muntu y'amakosi ese ashingiye iki. Ni ibintu birebire, so nk'utuganiriza ku ntego nk'ebyiri. Ikindi cya kabiri, ugaruke ku mirongo migari wubatse kugira ngo byibuze uze kugera aho hantu wirengagije hari ibyo urimo guhomba. Ni ukuvuga ngo njye ntangira cyangwa se nkora content ndimo gukorana n'ubu, ikintu cya mbere nagenderaga kera kuvuga ko ntashobora gucika intege, ngomba kubyiziringaho nyine nkabigeraho, hanyuma bikanahura nawe n'imico yanjye. Ubundi uko nteye ntago ngira akajagari muri njye, oya, singira akajagari. Icyo nateguye gukora ndagikora, mu gihe ntanagikora n'amahoro mba mfite. Hanyuma uburyo none ibintu byanjye nabaga ntekereza ko bigomba kuba byubatse, yabaga ari Rwiziringa, tuvuge niba ari Rwiziringa tactics, bikagenda n'icyitwa real action, ibikorwa by'ibigaragara bya nyabyo. Ubwo icyo gihe bivuze ngo sinshobora gukora ikintu kize gute gitandukanye n'ukuri ni cya nyacyo. Icya kabiri, nkakoresha icyo bita solo performance, kwikorana njyewe ubwanjye njyenyine, kwikorana wowe ubwawe, kuko numva ko nta wundi muntu ushobora kugira icyo ahindura ku mikorere yanjye. Ukumva iyo uwo niwo muhamagaro wawe urimo muri wowe, yego. Ese ubundi wumva ari ikintu Imana yashyize muri wowe, ari ikintu kikudrivinga, kigutwara, kikurusha imbaraga mu magambo makeya? Uko byari kose umuntu uko ateye, umuntu wese afite ikintu cyiganje muri we. Ushobora kutamenya cyaturutse ninde ukiyoboye, biterwa n'iki, ese nicyo kinyobora, ushobora kutabimenya, ariko ukaba ufite ikintu muri wowe ugomba gukora kidashobora no guhinduka. Fete yawe n'ahazaza n'iki kintu kikaba kitazigera kinahinduka. Bivuze ngo rero, niba ari solo performance, nkamenya ngo ngomba gukora ibintu byanjye, nta wundi muntu mbanje kugisha inama, ko ninjye watekereje nyine icyo kintu. Inama nshobora kuzumva inama y'umuntu akivugaho ko yabonye ibyo na producinze, sibyo, na providinze, ariko nta nama akwiriye kuma kitaraboneka icyo gukora. Ntabwo nyine ambwira ngo Rwiziringa ngumva nkubwire rero ngo content nshaka gukora ngo uzakore gutya, oya, kuri ya mbere ituruka muri njyewe, sibyo? Iyo ni solo performance. Nuko ngomba gukora ibyanjye njyenyine. Mu gihe abayeho dukorana akaba ari uwo kugira gute, akaba ari uwo kubikuza, kulayizinga ibintu byanjye, amfashe kubikuza. Niba ari umwakiteri nkeneye ubwo akina, ariko ibyanjye ntekereje nanashaka, iyo ni solo performance. Noneho hakakurikiraho ikindi kintu kirenze, kinahora kuri njyewe, n'ayo mahame yandi ashobora guhinduka, ariko cyo nticyahinduka. Discipline. Yego. Real action, solo performance and discipline. Bivuga mu Kinyarwanda kugira ngo umuntu ururimi rw'Ikinyarwanda byibuza byumve neza. Rwiziringa ni wa muntu ubayeho mu buryo bwo gukora ibintu bya nyabyo, imirimo y'ibifatika.
gukora ibintu bya nyabyo kandi akabikora ku giti cye ku buryo ntawe nzabureminga. Icya gatatu ni ukuvuga ngo disipurine, imico myiza, imyitwarire. Ubwo nivuga imico myiza ubu ndabidescribinze ndabisobanura, ni disipurine, yego, imyitwarire. Ngengwa n'imyitwarire runaka yanjye kuko yo ni myiza, nkagengwa no gukora ibintu bya nyabyo, umuntu atazajya ngo ni pirate, ngo ni ibihimbano, ni ibiki byose, noneho nkanagira no kuba ari umwihariko wanjye. Yego. Rero urumva ni amahame yanjye ngendera atazigera nahagarara, kuko urumva ni ibintu ngomba gutanga produit nziza, ariko nkayitanga mfite amahame ngenderaho. Rero nk'uko wabivuze ubundi ni nabyo buriya no abantu bizera Imana nyine barabyumva cyane. Buri muntu nyine afata inzira, kavuga ngo rero inzira y'umusaraba tubyumva, wenda hari uburyo abantu baba badakijijwe, yego, ariko akaba afite icyazi yanabwiwe kuki ku Mana, cyangwa se babyita iyobokamana. Yego, iyobokamana twese rero ntawe utarizi, ntawe utaryumva nandetse. Rero buri muntu agira uko agomba kwitwara, imyitwarire myiza. Iyo umuntu agize imyitwarire myiza aba anatekereza ko ngo Imana izamuhemba. Sibyo cyane. Iyo umuntu yitwaye neza aravuga ngo Imana izamuhemba. Iyo ni discipline yanjye ngenderaho. Rero real action nanone iyo ukoze ibikorwa nyine ubwo Imana ikunda nabyo, ubwo uzi neza ko nanone izaguhemba. Ubwo tuba turabihuza n'intego yanjye kugera heza imbere. Yego. No na solo performance, nta muntu ugomba kugufasha gukorera iyo Mana niba urimo gukorera Imana. Nukuvuga ngo solo performance, nta muntu ugomba kugufasha gukora role yawe ugomba gukora. So mu magambo make reka tugaruka aha ngaha wenda nkunganira kugira ngo unyinspiringe numve twakorana n'ikiganiro. Ni ikintu gikomeye nabonye, icyo bita determination, ikintu cyitwa kuba umaramarije ikintu, kugifatira umwanzuro ukumva ugomba kukigenderamo. Icya kabiri nk'uko bivuze iyo discipline, kuko kugira ngo ugere ku bintu ibyo ari byo byose ni uko wubaka discipline. Iyo discipline ni uri conditioninga, wishyira muri gahunda, ukumva iyo gahunda niyo igiye kukuyobora iyo mirongo migari. Nk'uko nabazaga ese ni iyihe blueprint wubatse, nicyo navugaga, cyangwa se structure wakoze yo kuvuga ngo uyu ni umurongo w'amahame yanjye nkwiye kugenderamo. Ibyo byose nk'uko nahoze mbikurura, ngewe nkurura ko hari igitambo cya mbere gikomeye, ni ukuba uvuga ati se abantu baramfata bati. First of all, abantu babona ndi muri ibi bintu baramfata gute? Wenda wagiye gukora iryo kosi, wagiye muri ibyo byondo nk'uko nahoze mbikomozaho, uri imigozi, urimo uragenda ahantu hari risk, umanutse ku rutare ahantu harehare, ariko urimo urakurikirana icyo bita dreams zawe, inzozi zawe mu magambo make. Ariko izo nzozi nubwo zifite zikeneye kugira ngo zitambirwe ibitambo. Ibyo bitambo byo kwigomwa rimwe, kuba hari societe, hari abantu bati binakora ntabwo turanabyumva neza, nubwo hari benshi babikunda. N'ubuzima ubutambye kwigomwa ayo masaha, icyo gihe cyonyine wakaba ufite ibindi bintu urimo gukora, iyo ni sacrifice. Rero reka mbikurure wenda mbizane mu buryo bw'agakiza. Rimwe na rimwe Imana itanga umugisha, ikaguha n'icyerekezo cy'ubuzima ukwiriye kubamo, ariko ikagusaba kugira ngo ugire icyo ukora kugira ngo ugere aho hantu. Nuvuga ngo kugira ngo ugere aho hantu cyangwa se ugere ku cyo Imana ishaka kugira ngo ugereho, hari ikiguzi bitangira. Reka wenda mbihuje n'ijambo ry'Imana, kuko naguhamagaye kugira ngo tuganire, tuze guhuza ubuzima bwa buri munsi n'ijambo ry'Imana. Nk'uko ufite izo nzozi, ibyo ukora uyu munsi bimaze kwinspira abantu bari muri Afurika, muri Aziya, muri Europe no hirya no hino, ndetse n'abantu bagukunda nk'uko uyu munsi wa none ngukunda nkwishimira, banavuga ati icyama nkahura na Rwiziringa tukanaganira kugira ngo menye neza, muganirize, numve aho byakomotse bino bintu, iri shyaka rikura he, izi mbaraga zikura he. Ese ngiye ntiye mfashe biri yakora nkabyimurira muri business nkora, nkabyimura mu Kristo bwanjye, nkabyimura mu pastor bwanjye, nkabyimurira mu rugo rwanjye, nkubaka iyo misingi, nkagira iryo shyaka. Ese ngiye byamfasha gute kugira ngo ngere ku ntego zanjye? Kuko hari igihe umuntu avugira intego ariko akibwira ko azazinduka umunsi umwe yazigezeho. Kugira ngo abo bantu baba gukurikira ibyo bimbi n'imibwa wahoze uvuga, ntabwo baje umunsi umwe, ahubwo ni consistent, ni uburyo wagiye ukomeza wubaka kandi witegereza aho urimo kugana, ukavuga ngo byanga bikunda hari abantu bazaappreciating umurimo wanjye, bazawushima. Urimo urabyumva kandi bikazanabanezeza. Urimo urabyumva kuko umuntu araziruka akajya kureba movie. None dukuriye iki kintu twavugaga cyitwa sacrifice, izo mbaraga zabonetsemo, ibyo bitambo biba byabonetsemo. Reka wenda tubihuze n'ijambo ry'Imana kugira ngo turebe
kuko hari igihe umuntu abaho nk'umukristo akibwira ngo nzajya mu ijuru, we ntacyo abikora nk'uko bivuze. Ntabwo yubatse discipline, ntabwo yubatse gukora wenyine ngo amenye ko ari wenyine, ari we Imana yahamagaye, ari ufite umugambi w'Imana. Kenshi nyankunda kuvuga ngo trademark yanjye ni njyewe, mbese ikimenyetso cy'igicuruzwa cyanjye cyangwa se ikirango cyanjye ni njyewe, nta wundi uzabaho. Njye mfite umwana bamwita Lambert, nanjye nitwa Lambert, ariko Lambert ntabwo azaba Lambert njyewe, mfite Lambert Mikner, ntabwo azaba njyewe. Mfite ikiri muri njyewe, mfite ibyo nzaki-exposinga kikagaragara mu isi, ariko mfite ibitambo ngomba kugitambira, kandi nyuma yanjye nta wundi uzaza ari we njyewe, kuko niberaho rimwe. Nyuma yawe Rwiziringa nta wundi uzaza, niwe wenyine. Niyo mpamvu ukora ibintu byawe ukabikorana umuhate nk'uko bivuze, ishyaka ukabikora wenyine. Nibwo haza undi nk'uko wakiganiriyeho akaje gufasha muri role y'ibyo ukina, aza ariko aje kwinjira muri content we wamaze kurema, abaje kwinjira abaje kwinjira mu mugambi we wamaze kugira gute ushushanya nk'uje kuguha imbaraga. Reka turebe noneho, ese koko tubihuje n'ubukristo birashoboka neza yuko umuntu Imana yaremenye, nubwo koko agakiza katanzwe n'Imana, ko akwiriye kuba yabaho gusa akavuga ngo ubu nzazinduka njye nzajya mu ijuru, Imana izampa umugisha, izamanuramo imbaraga njye nkizwe nkunda abantu, izamanuramo imbaraga njye mbabariye abantu, ndetse izananteza n'imbere mu buryo buri financial bw'ubutunzi, ngira ibyo ngira njyewe nta ruhare rwanjye. Reka turebe uburyo sacrifice ari ikintu cy'ingenzi, kandi Imana yubaha ari nayo ya mbere yabanje gutanga icyo bita igitambo. Tugiye kurebera hamwe ijambo ry'Imana riboneka muri Yohana ibice 3:16. Yohana ibice 3:16. Reka tuharebe twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira Rwiziringa. Yohana ibice 3 Yohana ibice 3:16. Yohana ibice 3:16 haravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uyu murongo ntabwo Rwiziringa, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ngo reka turebe sacrifice ya mbere y'icyo umuntu ashaka ikiguza bitangira. Imana yakunze abari mu isi, ibakunda cyane, irangije biyitera kugira ngo itange umwana wayo w'ikinege wenyine. Urimo urumva sacrifice ukuntu kimeze, w'ikinege, kugira ngo umuntu wese umwizera ataza kurimbuka ahubwo ahabwe ubugingo bw'iteka byose. Abantu bajya bavuga ngo agakiza ni ubuntu. Yega agakiza twakakiriye ku buntu, ariko hari umuntu wishyuye ikiguzi cyako. Bivuga ngo buri kimwe cyose muri iyi si gikenera price, gikenera kwishyurwa, kigira igiciro cyacyo. Ikintu kitagize igiciro nacyo ntikigira agaciro. Impamvu uyu munsi wa none tukureba tukavuga ati Rwiziringa, ibikorwa byawe, imirimo ukora, hari abana itiza imbaraga, hari abanibwiguha imbaraga, bakamenya neza ko ubuzima bukwiye kugira, nuko hari icyo wakunze kugira ngo byibuze uzahagare nk'umuntu abantu bashobora kumenya ko hari ikindi kintu kibitse muri wowe, wubaka imisingi. Imana nayo rero yakunze abari mu isi, ibona ko rero kugira ngo ibashe kubakira ibe ubugingo bw'iteka ryose, hari ikiguzi igomba gutanga. Icyo kiguzi ntabwo cyabaye amafaranga, ntabwo cyabaye ikindi cyose gitandukanye, yatanze ikintu nayo ikunda cyane. Niyo ngo iyo tuvuga ikintu bita sacrifice cyangwa se igitambo ni ikintu kigomba kuba ari ikintu kiri perfect, ikintu kigomba kuba gitunganye, ndetse kinahenze ku buzima bwawe mu magambo makeya. Ngira ngo iyo wigomye ibitotsi ukazinduka, iyo wigomye ubuzima ugasa nk'unabwibagiwe, ukajya kumanuka mu bitare, wawuzumbwira experience uburyo wamanutse mu bitare hejuru ku mugozi hejuru ugiye gukora performance, ukagira no hagati ukaza kugira igitekerezo kibaza ngo ariko ubu biramutse bibaye ngombwa ko manuka ko ubuzima bwahita burangira. Ngo kugira ngo ushyire ubuzima bwawe muri risk aho hantu, kandi ubuzima ari gukunda cyane, nuko hari icyo urimo gukunda rimwe na rimwe kidasanzwe kizazana impact nziza mu buzima bwawe ukunda, ariko wanze kurekura ubuzima. Imana rero yakunze abari mu isi, ibona neza kugira ngo iba gaining, ibatsindire, nta kindi cyaguje yatanga, iri bugombe kureba irasakingira ati natanga iki. Ati mfite umwana umwe
ni ikinege, yafite umwana umwe nzi ikinege uko icyo bisobanuye, ni ikinege ariko ndamutanga kubera icyo nshaka. Iki ni igitambo Imana yari igiye gutanga kugira ngo abari mu isi mbatsindire, bave mu rupfu rw'iteka ryose, bazabona umugisha, bajye bumva ko bafite protection, uburinzi Satani katabatsindiye, kugira ngo ntange kino giciro mbakure mu biganza bya Satani. Ikiguzi isabwa cyonyine nuko ntanga umwana wanjye ikinege. So bivuga ngo sacrifices isaba kugira ngo utange ikintu cy'agaciro. Rimwe na rimwe abantu banga kubaka ibintu byabo kubera ko hari ibyo banga kwigoma by'agaciro. Urimo urabyumva, ndimo ndabihuza n'ibyo ngibyo by'ubuzima bwawe, tugana n'ubuzima bwacu bwa buri munsi mwiza. Icyo umuntu ashaka atatangiye icy'agaciro, nawe ntabwo ashobora kwakira iby'agaciro. Yesu aratangwa mu isi, araza aba igitambo. Ubuzima bwa Yesu bugura incungu y'ubuzima bwanjye n'ubwawe. Ubuzima bwa Yesu butangwa kugira ngo nzabone umugisha, nzakira indwara. Ubuzima bwa Yesu butangwa kugira ngo uzavuge ngo Data wo mu ijuru dutabare. Ariko hari umugabo wicaye ahantu aravuga ati ibi bintu ninabikora bari abantu ntabwo bazatabarwa. Iyo rero tumaze gukizwa, duhawe agakiza koko tugahererwa ubuntu, kuko hari uwakishyuriye ikiguzi, ariko natwe tumaze kukakira agakiza tugahererwa ubuntu, hari ikiguzi twishyura natwe. Ikiguzi twishyura ni iki? Ni ikiguzi cyo kugira ngo tube mu mugambi w'uwo nguwo watuguze, agatanga iby'agaciro. Imana ishimwe. Urabyumva ute Rwiziringa? Bihuje n'ubuzima bwawe, ukabuza n'ubuzima bwose bw'abantu bwa buri munsi. Nagiye numva imvugo nyinshi z'aba motivation speakers, cyangwa se b'abantu bavuga imbwirwamuhamwe zo kumotiva abantu, zo kubatera imbaraga kugira ngo binjire mu buzima bwabo. Hari ibintu bitatu nakomozaho bajya bakunda kwibandaho. Bibanda ku kintu bita, ndagira ngo dukure ubuzima bwawe bw'agakiza, dukure n'ubuzima bwo mu mubiri bwa buri munsi, ibintu byose dukenera by'abantu bya buri munsi. Turebe ko byanga bikunda umuntu hari icyo asabwa kugira ngo agere ku cyo ashaka. Imana yasabwe kugira ngo itsindire ab'isi, byayisabye kugira ngo itange umwana wayo. Urimo urabyumva? Noneho natwe iyo dufite icyo dushaka kandi umwana wayikunda, natwe dufite icyo dushaka, hari ibintu tuza kugira gute bidusaba kugira ngo turekure, twigomwe. Urimo urabyumva? Niturangiza tuze kwakira none icyo tugize gute dushaka. Imana nishimwe cyane. Ibyo bintu bitatu bakunda kuvuga abantu benshi batandukanye, abantu bakomeye, abantu ba motivation speakers, cyangwa se n'abantu bageze ku ntsinzi zikomeye, bajya bavuga ibintu bitatu. Bavuga ikintu bita sacrifice, igitambo. Ko nta kintu na kimwe ushobora kugeraho utagize icyo urekura utanga, kandi nanone nimwe nimwe ukunda. Bavuga ikintu bita discipline cyangwa se discipline. Bivuga mu Kinyarwanda discipline biraza kungura kwisona mu buryo bwaguye. Imyitwarire, reka mvuge imyitwarire kandi myiza iri kuri gahunda. Urimo urabyumva? Bavuga icyo kintu, bakongera bakavuga ikintu cyitwa ishyaka. Ishyaka ni ikindi kintu gikomeye. Nta kintu kimwe wageraho utabanje kugira ishyaka. Noneho rero tubigaruye mu buryo bw'agakiza, urabona abantu mu minsi ya none bagenda bacika intege mu buryo bwo mu mwuka, bakarekura umugambi w'Imana kubera ko hari ibintu byabagoye, bakavuga ati ibintu ntabwo bizakunda, ariko bakirengagiza yuko muri bo hari ikintu cyashyizwe imbere nka reward, nk'igihembo barimo gukiranira kugira ngo bazakire. Icyo gihembo kikaba ari igihembo hari igihembo cy'ubugingo bw'iteka ryose, hari igihembo cyo guhabwa umugisha n'Imana. Urimo urabyumva kuko wakoze ibishimwa n'iki? N'Imana. None iyo tubikuye mu buzima bwawe bwa buri munsi, tuvuga ikintu bita sacrifice, nk'ibyo abantu bitatu nkomoje, ariko ni byinshi mvuze bitatu. Mvuze iki? Ibindi bintu wajya gukora, wajya gucuruza muri Mateus wenda Rwiziringa, hari ibindi wajya gukora, wenda hari ahantu barangura amahene wajya kurangura ihene, ariko ukavuga ati ninjya kurangura ihene ndaza gutandukana naho naganaga. Ibyo nubwo yari opportunity cyangwa amahirwe, ndayigomwe uko mfite ikindi kintu ushaka. Iyo ni discipline. Ntekereza ko ibyo bintu byagiye biguhamagara Rwiziringa. Hari ibintu byagiye biguhamagara n'abazi baje bakwereka ati hari opportunity aha n'ahangaha, ariko bavuga ati opportunity ni koko, ariko ntabwo ariyo nagenewe. Aho ngana hatandukanye n'izo opportunity. Hari discipline nubatse muri ngewe, hari aho ndimo kugana mbona ntumbereye, icyo kiguzi ukakigomwa nubwo amahirwe yari ariko ntabwo ari ayanjye. So usa nk'udusangizaho gatoya. Nimba urimo kubyumva neza? Oya, ndimo ndabyumva ko uko bigenda kose harimo harigarukamo ikintu bita igitambo. Harigarukamo ikintu bita igitambo, kandi ikindi ni imbaraga nyine zo gutamba. Igitambo kirimo ibintu byinshi Rwiziringa. Kirimo amasi, kirimo isaha yawe, igihe kirahenda mu buzima. Nta kintu wagura igihe kirahenda. Harimo imbaraga, harimo amafaranga. Urimo urabyumva? Kuko ibyo bintu ukora, iyo ugiye kubikora uratega,
amafaranga yawe kandi urede n'inyungu zitagiye guhita ziza uwo munsi ngo wakire n'inyungu ziri buze. Urimo urabyumva, harimo ishyaka, imbaraga, energy. Rero kubera ko njyewe ari bwo buzima niberamo, nyimba numva byose urimo bivuga, kuko nka buriya nyine hari inzira nk'abantu baba bashaka kucamo. Hari inzira abantu bashaka kucamo. Hari ukuntu umuntu aba yifuza kugenda. Kubera ko turi abantu nyine, iyo umuntu akoze ibintu bidahuye n'ibyo ushaka uba wumva bikubangamiye, nyine ukumva wamubwira ngo ese buri muri bikorera iki, hakoze iki ngiki ko aricyo gifite wenda tuvuge amafaranga, inyungu, yego. Ariko ugasanga nyine umuntu yubatse ibye, hari ibyo bavugaga ngo umuntu yubaka uburyo bwe bwo gukoramo ibintu, hanyuma hakaba n'ibyo nyine natwe ubwacu tugatekereza tuti ariko ubundi wamugana ibyo barimo kumbwira, burya urabizi ko habamo no kugerageza no gushaka gucika intege se bibaho. Ariko kubera ko ikintu ari icyawe, kuba ugikunda biruta imbaraga zo kugikunda ziruta izo gucika intege, ugasanga wakomeje imbere. Bivuga ngo igitambo kigendana n'urukundo. Ni ukuvuga ngo mbere kugira ngo hatambe igitambo ugomba kuba wanza gukunda cya kintu ugiye gutambira igitambo. Aho ngaho niho turimo, ndimo ndinjiramo none. Urimo urinjiramo. Nuko uko biba biri. Nkuko nyine Imana yarakunze ikunda abari mwiza, irangije itanga igitambo cy'ikiguzi gihenze. Ikunda nyiraho ngaho utarakomoza akantu ntaza kwibagirwa. Mu barebi mu mategeko Imana yahaye abarebi muri Bibiliya, yabahaye amategeko y'ibitambo bazaza batamba. Yego. Ubwo igitambo yari incungu yabo, kuko igitambo hari icyo kiba kigiye gukora, gufungura n'inzira. Ubundi hatari igitambo nta n'igitangaza kiboneka. Nagira ngo nimugatambe inyamaswa cyangwa se inyamaswa igize gute, ifite inenge. Muzane nk'icumbagira, muzane se cyangwa se yarwaye ubuheri, muzane se cyangwa yakutse amahembe, mujye mureba nk'ishishe ibyibushye, muzane cyangwa se intama ibyibushye, muyinzanire isa neza y'intoranwa, mu ariyo mu ntambiraho igitambo. Uzazana igitambo gifite inenge cyose ahubwo azagirwaho n'umuvumo. So bigaragara ko igitambo nacyo ubwacyo kigomba kuba ari intoranwa, ari imbari muri rya tungo ryawe utunze, mu matungo yawe yose ukanza kureba icy'ingenzi. Urimo urabyumva ukuntu bikomeye cyane, ukareba icy'ingenzi, kuko nawe ugiye kugura icy'ingenzi, ugiye kugura ikidasanzwe. Ayo matungo batambirwa yashushanyaga Yesu w'agaciro uzaza. Noneho dukomeje nk'uko urimo kubivuga, umuntu wese uburyo ashobora kugukurura kujyana mu cyerekezo cye, rimwe rimwe akakugira n'impuhwe, kati buriya ntacyo bizamumarira, byibuze ibi yabibonyamo inyungu z'uyu mwanya. Iyo ni ibirangaza by'ubuzima, cyangwa se n'umuntu ashobora kugushaka ubucuti nta kindi agamije, kugira ngo agukure mu muyoboro we wahisemo. Komeza tuganiriza twumve. Yego. Hanyuma njyewe ubwo mpita nihuta nkagera naho ugejeje, avuze ngo hari ukuntu umuntu ashobora kuba inshuti yawe kugira ngo agerageze gukura muri bya bindi nyine abona ko ari bwo ari wakugiriye neza. Ariko ugasanga ko icyo kintu ugikunda, nta n'ikintu kimwe gishobora kukigukuraho, nta kiguzi na kimwe kiba gihari, ntikibaho. Kuko buriya inshuti ziraza udashaka ko mubana mu buryo urimo, mu nzira wowe urimo, bijyanye n'amahame yawe, akagenda atari uko mufitanye n'ikibazo. Ese amahame yubakwa mbere, ni imyanzuro umuntu afata agitangira iyo system cyangwa se ubwo buzima, kugira ngo ubu buzima bwe bwahagana, mbese ateruye inzozi ze. Oya, amahame atangira mbere, uyubaka mbere yo kugenda urugendo. Bigenda gute kugira ngo kubera ko icyo ugiye gukora uba ugikunda, fondasiyo ya mbere aho ihera nta mahame uba wagashyizeho, ahubwo wowe urabyubaka. Wamara kubaka urabona iyo umuntu abantu bakoresha ubu ngubu bafite amabanke cyangwa se banakoresha n'imbuga nkoranyambaga, ubu usanga hari urwego ugeraho bitewe n'urwego imbuga zawe zigezeho, usabwa gufungura ubwirinzi bwinshi, sibyo? Ugasanga igihe wowe hahandi nyine wubatse ibintu byawe bigeze kuri rwa rwego, noneho nyine wamaze kuvuga ngo aha noneho bigeze uwabisenya yaba ampemukiye, reka mpereho nubaka imbaraga zibirinda zidasanzwe. Iyo ni protection noneho igiye kurinda ibyo umaze kugeraho. Yego. Bivuze ngo amahame nyine azana n'ibyo wubatse n'uko ubona bihagaze, ukavuga ngo reka ntazabitakaza, reka mbirinde gutyo. Ariko iyo buryo umuntu wese yatangira ikintu turagitangira neza, ntabwo ubona uko ushobora kukirinda, ntabwo nubwo ubona inyungu zacyo, nta nubwo ubona nyine nuko ubugikuno ngo reka ngerageze iki. Ariko aho utoboreye gatoya ukabona havuyeyo uburyo ubona ko bishoboka. Nawe iyo ubikunda nyine uhita winjiriraho,
ese Rwiziri icyo wita umugisha ubundi wowe nkawe icyo ubona twakwita umugisha ni iki mu magambo makeya kugira ngo wenda tugisuggestinge ahangaha urumva kugira ngo hatambwe igitambo nuko hari ibitangaza uba ukeneye kwakira nuko hari ikindi kintu ubwo ukeneye kubyaramo kirenze ibyo watanze mu magambo makeya none icyo rero wakira cyitwa igitangaza niyo mugisha wowe icyo umugisha wita iki uzuta umugisha inzira zawo ni ibintu bimanuka gutyo cyangwa ni igihembo cyiza guhemba imirimo yawe buriya umugisha rero hari ibintu bibiri buriya bajya bavuga ngo umugisha ngo n'amahirwe yego wenda zamura mikoro gato kugira ngo birumvikana hanyuma umugisha n'amahirwe ukuntu njye buriya mbifata mba mbona amahirwe mu buzima ntekereza ko ubundi umugisha n'amahirwe umuntu wese yabigira impamvu umuntu yabigira ni iyihe iyo ukoze ntago urafasha nka turiya tuntu uduteretse hariya sibyo turiya tuntu duteretse hariya nyine turahari kuko watuhashyize rero buriya umugisha nawe uza kuri cya kintu wakoze ukagira amahirwe abantu bakagikunda none ukakigiraho n'umugisha kikakugirira akamaro bivuze iki nk'ibyo nkora njyewe mbara ko byose umugisha n'amahirwe byaje nyuma yego ntago nagize amahirwe yo gukora ibyo nkora narabanje ndabikora sinagize n'umugisha wo kubikora narabikoze ahubwo ngira amahirwe abantu barabikunda noneho mbagiriraho umugisha bikomeza gutera imbere amagambo meza akomeye cyane ngo umugisha ni igihembo cy'imirimo isohoka mu buzima bwawe ntabwo ari ikintu cyiza ngo gihubuke ntabwo ari impano umuntu avukana mu magambo makeya iyo wubatse ibintu byiza bizima byo ubwabyo bikuzanira ibihembo ibyo bihembo bikaba ari wo mugisha wahawe umugisha kabisa icyo y'umugisha ku buzima bwawe niko byumva ahubwo noneho iyo byamaze gutera imbere nibwo bavuga ngo yagize amahirwe bivuga ngo umuntu wese yagira umugisha mu gihe yize inyigo nziza agakora ibintu bizima bigendanye n'ibyo yaremewe cyangwa ahamagarirwa gukora akabikora adashaka ibindi bimujyana kure yabyo akabyubaka mu buryo bugirira umumaro abandi igihe kiragera by'uburyo bikamuhemba Imana ikabimanamo amahirwe nyine yego agafatwa nk'umunyamahirwe ariko we yabaye urufunguzo rya provoka niyo definition nubwo buryo ngiye nkora amahirwe n'umugisha nshobora kuba nagira cyangwa se nagize nyuma yo gukora wagize nyuma gukora noneho ubigaruye mu buryo bwo nk'ibyo bumana wenda abarokore abantu baragenda bagacika intege bakoraga Imana yari umuvugabutumwa urugero wenda nk'ubu tubare nk'abapasitoro igihe cyarageze kubera igihugu cyacu gikeneye kugira ngo abantu bakore ibintu bigendanye n'igihe byiza biri kuri gahunda ikomeye ariko kandi rimwe na rimwe bisaba n'imbaraga nyinshi kugira ngo bikorwe biba ngombwa ko bamwe insengero ziba zifunze zitarimo gukora ariko umurimo utahagaze bashobora gukora n'ubundi na bya bindi ubuyobozi busaba bishobora kuzagerwaho kandi byiza byose bidufitiye umumaro bikabaho ariko ugasanga umuntu acitse nyaka bati biriya birarangiye ntabwo nta nzira igihari ntabwo bigikunze ubitekerezaho gute iyo ufite aho ugana hakaza inzitizi mu buzima bwawe zikaza guhagarara zikwakanira ko aho hantu utajya ni iki kintu wakora amahirwe buriya rero nyine iyo bimeze bityo ukabona haje imbogamizi si uko bya bintu ukora biba bipfuye cyangwa se birangiye ahubwo buriya ngo ujya gusimbuka ahantu harehare abanza agasubira inyuma wa murimo wakoraga niba uri umupasiteri ukabona hari inzira zifunze ntabwo uri buhite uhagarika ivugabutumwa muri wowe weho komeza wige cyane ahubwo none bya bindi wagombaga guhereza abantu byiyongera ubakorere sitoke ubanze wige noneho inyigo nyayo yego akumvise cyane hari igihe rero kigera bya bindi wateguye igihe kirekire ntabwo ibihe bihora bimeze kimwe biza noneho ukaza umeze neza cyane kuruta uko watekerezaga icyo gihe kiba ari igihe cyiza cya training yego cyo kwisuganya kongera kwibyazamo imbaraga ukajya aho waganaga nanjye iyo mpagaritse ibyo ndimo gukora igihe runaka aba ari nk'agapoze nzi neza uko nzagaruka n'igihe nzagarukira uba ugiye gutegura icyo bita comeback urumva rero noneho ikibazo kiba gihari mu gihe turimo hari igihe usanga ndavuga iby'agakiza usanga umuntu yaragiye akaba mu rusengero akakora imirimo y'Imana ariko igihe kikagira ukazasanga ngo muntu avuye mu bintu by'agakiza ngo yabihagaritse yagiye mu byaha ariko atageze ku ntego yaho yega nawe Yesu yamutwaraga ubu impamvu naze kugira ngo tuganire ni uko uri mu nzira zigaragaza ibintu bigaragaza bya gisirikare ubundi Imana ivuga ko abakristo turi abasirikare
abakristo turabasirikare ba Yesu. Urimo urabyumva? N'Imana yitwa ngo ni Imana nyiringabo. Ubundi Imana ikunda abasirikare. Niyo mpamvu ngiye nkunda abasirikare buriya. Nkunda n'abapolisi, nkunda n'imirimo yabo. Kuko ni abantu bitanga bamaramaje, ni abantu bakora ibintu bafite ibyo bajya gucungura, ni abantu mbese bakora n'Imana. Niyo mpamvu yitwa ngo ndi Uwiteka Imana nyiringabo. Ni abantu badaterwa ubwoba n'ibihe. Niyo mpamvu wanyesipiye nkumva ndanezerewe kuko ibyo urimo gukora wemera gushyira muri riske ugakora ibintu byasabye imbaraga z'ubwonko. Urimo urabyumva? Agakiza nibyo kadusaba. Rimwe na rimwe hari igihe kadusaba kwigomwa rya joro tukarara tudasinziriye kugira ngo dusenge, kugira ngo tuganire n'Imana tuyibaze icyerekezo. Iyo ni sacrifice, ni ibitambo bimwe turimo kuvuga. Ntabwo umusivile mu buryo bwo mu mwuka aravuga ati reka nisinzire buriya bizabaho, ubwo ngubwo bizajya. Ntabwo nkeneye kugira ngo mbaze n'Imana direction, icyerekezo. Hari iyo umuntu abaho akavuga ati ntabwo nziyiriza. Urumva wewe wazirutse ujya kwiziringa mu byondo kubera ko hari waganaga n'icyo washakaga. Ariko umuntu akavuga ati nyine umukristo ariko ntabwo nziyiriza kubera icyo nshaka kugira ngo nganire n'Imana. Cyangwa sinzafata umwanya ngo nsome ibitabo bigendanye n'ubumenyi nk'uko avuga kwisuganya, bimenyanye n'ubumenyi bw'ibyo nshobora kuba nagaburira abantu kugira ngo bibagire umumaro. Uyu mwanya turimo turaganira ubuzima bwa Bibiliya, ariko tugana n'ubuzima bwacu buri munsi bwa buri munsi. Ubuzima tukoramo mu kazi ka buri munsi, ubuzima bw'Imana abantu bafite za buri munsi bakwiriye kuba bazifata. Ibyo bitambo bakwiriye kuba batamba ikiguzi icyo ari cyo gisabwa kugira ngo bagere ku ntego zabo. Nibyo turimo kuvuga uyu munsi wa none. Urimo urabyumva? Rero turimo kwinjira mu musozo. Sinzi inama watanga kuri abo bantu bagera mu nzira bagacika intege aho bajyaga. Hari abakristo, hari abaririmbyi, hari abavugabutumwa, hari n'abakristo rusange, abantu bisengeraga, kandi ugasanga intego y'icyerekezo nyamukuru aho bajyaga ntabwo bageze, kuko destination finale y'abakristo ni kuzajya mu ijuru. Kandi indi destination finale ni uko n'ubundi bizarangira ari abanyamahirwe babonye wa mugisha. Ariko uturutse mu mirimo y'amaboko yawe, ngira ngo use nk'utanga ubujyanama aho ngaho. Turi kuri rya jambo ry'igitambo, turimo kugera ku musozo wo kugira ngo tuze gusoza ikiganiro cyacu twaganiraga. Yego murakoze. Hanyuma icyo navuga aho ngaho cyo nuko burya intego yawe iyo utayigezeho n'ibyo wubatse mu ntangiriro byose biba byarapfuye ubusa. Rero niba uri umukristo, yego, niba uri umukristo, ijambo ndumva warisubiramo. Mwango niba uri umukristo, ibyo wubatse mu ntangiriro iyo utageze ku ntego zawe byose biba byarapfuye ubusa. Iyo utageze ku ntego zawe byose biba byarapfuye ubusa. Kandi umuntu wese wizera Imana cyangwa se unasenga afite intego yo kujya mu ijuru nyine. None rero iyo ibyo wakoze cyangwa ibyo urimo gukora ubona nta bitagize iherezo, umeze nk'umuntu nyine wakuze yagera hejuru agacika umutwe. Ko bibabashe cyane. Bagerageze, abantu bagerageze bagere ku musozo w'ibyo batangiye, bongere biyuzuzemo imbaraga. Yego, iyo niyo nama mbona abantu. Nuko umuntu mu gihe ibintu bimeze nkaho ahubwo nta nzira, nicyo gihe ahubwo cyo kwakira izindi imbaraga zirenze, gusubiramo agakora training, agasenga, agasoma ijambo ry'Imana, akuzuza imbaraga zahagana, agashaka n'ubundi buryo akoramo bya bintu by'ubwabyo. Iyo atacitse intege inzira zirafunguka akagera aho yagomba kugera. Yego, urakoze cyane Rwiziringa. Twishimiye cyane ku kiganiro tuganiriye, yeneye n'igitambo kigaragaza ko umuntu afite ibyo agomba kubaka, ariko hari ibyo agomba kubanza kwigomwa. Imana yashatse kugira ngo ironka ab'isi itamba, yemera ko umwana wayo aza agapfa, amara imyaka 33 muri iyi si, arababazwa. Natwe twabako gakiza ku buntu, ariko hari ikiguzi dukwiriye gutanga. Hari ikiguzi tujya dusabwa gutanga cyo kubabara ni ibintu bikomeye. Icyo ni ikiguzi, icyo ni igitambo. Hari ikiguzi tuba dusabwa, abantu bamwe basengera kuri cyane kuzatera intambwe kugerayo. Hari ikiguzi dusabwa, abantu batinya gutanga ibya 10. Imana ikavuga ngo nimba abakristo tugira itegeko rivuga kimwe mu 10 cy'icyo dutunze ko tugifata tukagihereza Imana, ugasanga umuntu ako konyine kamubereye inzitizi ko kugira ngo atazakira umugisha w'Imana. Kandi ijambo ry'Imana rivuga muri Maraki uko mwanyimye ibwanjye mu gice cyatumye umuvumo wose nk'icyanga ringana, ugasanga hari umuvumo ukuriho nk'umukristo kandi uvomera mu nzira y'umugisha kubera ko hari igitambo wanze gutamba, wanze kwigomwa. Hari igihe bisaba kugira ngo nimba uri umukobwa utegereze urushako ruzima uturutse imbere y'Imana, wenda igitambo gikomeye ari ubwo bwari bwawe uzarinda imyaka 20 kajya no muri 30 wenda, ariko ugasanga we wacitse intege, ibyo wubatse byose urabisenye, ntutegereje isezerano ry'Imana kandi Imana izarisohoza. Icyo ni igitambo wagakwiye ko waratambye go kurinda umubiri wawe, nubwo kubabaza, nubwo kurya,
hari igitambo cyo kurinda urugo ntirusenyuke, ugasanga umukristo nawe akeneye ko ubuzima buzakorwamo divorce kubera ko atihanganye, kubera ko atarinze isezerano Imana amuhaye, wenda yagomba kwigomwa akababarira, wenda yagomba kwigomwa akamenya uburyo acira bugufi umutwaro we cyangwa se umufasha we. Ibyo ni ibiguzi bisabwa kugira ngo nubwo Yesu aduha agakiza ariko tugire ya mico, tugire ya discipline, ugasanga rwa rugo rurasenyutse kuko wa muntu yamenye icyo bita gutsindira icyo ushaka, ko hari icyo ugomba kubanza gutanga kandi ugatanga icy'agaciro, cya kindi kiguhenze. Imana yatanze umwana wayo bihenze, natwe dukwiye gutanga ibintu biduhenze kugira ngo twakire ibyo tudafite. Ugasanga rero rimwe na rimwe Satani aciye muri iyo myanya, asenya ingo, asenya ubuzima bw'abantu, ntibageze ku ntego zabo kubera ko hari ibyo bagiye bananirwa kwigomwa. Aburahamu yigomwe Isaka ari we mwana we w'ikinege kugira ngo yakire umugisha wo kuba sekuruza w'amahanga, atunga ibyo atunze byose. Imana yamuhaye intego iramubwira ati dore hariya nguhaye umugisha w'ibyo nzaguha byose, ariko mbere na mbere banza utange Isaka. Banza mbere na mbere yabanje kumuha n'iki na test, vawuri ujya wo mujyana nuwazi nuzi direction, ariko ni ubyiyemeza ukagenda nzaguha umugisha. Yageze imbere amubwira ati none ufata Isaka wa mwana wukunda umutange igitambo cyoswa, ni umutanga nanjye nzakugirira neza. Twitoze tujye mu buzima bwo gutanga ikiguzi kigenanye n'icyo dushaka, kugira ngo cyane cyane turimo turavuga mu buryo bw'ubukristo ariko no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Burya shoboje yagiye kuvuga promosiyo, abanza kureba ibitambo by'amasaha yawe warengejeho, abanza kureba ibitambo byawe byo kwihangana, abanza kureba discipline yawe wagize nk'uko wahoze ubivuga, abanza kureba amahame agendanye n'ibyo n'urugendo rwaho ugana, yarangiza akavuga ati uyu mukozi akeneye promotion. Rero ndizera ko turi muri conclusion. Ibi bintu ni ibintu bikenewe mu buzima bwa buri munsi. Uri umuyobozi, uri umuyoborwa, uri umubyeyi, uri umukozi, ibi bintu birakenewe Rwiziri. Ngaho gira icyo uvuga, ijambo wenda ryo gusoza rya nyuma dusezere ku bantu. Ijambo ryo gusoza rero ubu ngubu mfite ni ry'uko umuntu wese yakomeza intego ye, kandi iyo umuntu nyine ashyize umutima ku byo akora nta kidashoboka. Kandi nabikunze cyane kuba twaganiriye. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Reka nkwifurize umugisha w'Imana. Bakundwa bene data, tubasengeye umugisha w'Imana, ubuntu bw'Imana bube kuri mwebwe. Imana ibongere imbaraga zo gukora ibyo mukwiriye gukora kugira ngo muzabashe guhabwa ingororano ari wowe twita umugisha uturutse mu mirimo yanyu ihesha Imana icyubahiro. Imana ibahe umugisha. Ciao. Mukomeze gukora subscribe kuri iyi channel ya Gospel kuri iyi channel ya Gospel Harvest Network, kandi na mwene data Ruziringa. Imana imuhe umugisha, Imana iguhe umugisha mwinshi cyane Ruziringa. Murakoze cyane. Ciao.